ariko mpuye na Yesu, reka mabwire ikintu cyantangaje. Mpuye na Yesu hari umunsi twari twamutaramiye kweri imbaraga z'Imana ziramanuka, ngiye kumva numva ijwi ry'umugabo mwiza ambwira mu cyongereza, arambwira ngo Jean Paul I love you, ngo ngiye ngo ntaririmbye, ngo ntakoreye Imana, ngo ntavugiye Imana ngo yabimpombye. Ntabwo yabiguhombye, Imana ishoboye kubyikorera. Izi ni services z'ubugiraneza. Ayiwe ndafashishwe. Hari ibintu nshaka kubabwira bikomeye, mundebe hano turi mu mashimwe. Bibiliya mu gitabo cyo Kuva, Imana yaravuze ngo nimunkorera, mwebwe nimunkorera gusa nzakura indwara hagati muri mwe. Urumva ni service y'ubuvuzi mu murimo w'Imana. Indi nzara ya nyuma muvuge ngo nimbi inasenya ngo ku bantu abapasiteri barayizi. Umugore n'umugabo bubatse urugo, iyo bose bayishonje imyaka 3 ya mbere, imyaka 5 ya mbere iba ari intambara. Ni igihe umuntu abaho ubuzima akazarinda ajya kuba ku rugo atarahaga n'umunsi n'umwe, arya ibiryo bigeze. Iyo mugeze mu rugo bisaba ko umugore ava ku isukari burundu nk'imyaka 5 ya mbere, kuko umugabo abamucunga avuga tushyizemo byinshi. Bisaba kuva ku nyama iyo utazivuyeho n'urushyi warurya. Reka mabwire ikintu gitangaje. Ndashimira Kristo. Ni yanzara umuntu rimwe na rimwe iyo atarava mu myaka usanga bamwemerera fanta imwe mu bukwe afite indigeriye, iya kabiri akayishyira mu maguru arwana ahuma, indira ku rwego nkwima naratwereye toka akishyiramo hano. Yarasonje ku rwego abaho ubuzima bwe atarahaga mayoneze, mureka abanza yirye ajya ashyiraho yumve ko isharira. Niba ari sukari mureka ashyiremo abanza yumve ko isharira yihaga, kuko yarasonje. Umutwe urasonza, imitsi irasonza, ubwoya burasonza, amana arasonza, ahantu hose hari inzara. Twongere Imana amashyi tuyishimire cyane, tuyishimire. Ndashaka kubasaba ikintu mu cyubahiro cyanyu tubagomba. Umuntu wese ahaguruke mu mwanya we, umuntu wese ahaguruke rwose dutuje, dukomere Imana amashyi, twiveyo dukomere Imana amashyi cyane. N'abari hejuru dukomere Imana amashyi, komere Imana amashyi. Murakoze, ndabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha. Nitwa Amen. Nawe turamwikirije mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Barakoze cyane. Nitwa Yohani Paulo, ndi umukristo ubarurirwa i Nyarugenge. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 22 umurongo 126. Ndasoma n'ahandi hamwe. Muri iyo Zaburi ya 22 umurongo 26 niho hari intego y'iki giterane. Kadusome mu izina rya Yesu. Ni amagambo yavuzwe na Dawidi, ayavuga nyuma y'urugendo rurerure yagendanyemo n'Imana. Arangije aravuga ngo kuri wowe niho gushima kwanjye guturuka, ngushimira mu iteraniro ryinshi, nzaguhigurira umuhigo wanjye mu maso y'abakubaha. Amen. Urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo mu gice cya mbere umurongo wa 12 ndageza ku murongo wa 15. Rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo gice cya mbere umurongo wa 12 ndageza ku murongo wa 15. Aravuga ngo ndashimira Kristo Yesu umwami wacu wambashishije yuko yatekereje ko ndo kwizerwa akangabira umurimo we, nubwo nabanje kumutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo, ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera, kandi ubuntu bw'umwami wacu bwarushijeho kunsagirizwa bufatanije no kwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Iri jambo ni iryo kwizerwa rikwiriye kwemerwa rwose yuko Kristo yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, muri bo ni njye w'imbere. Tuvuge ngo amen. Haleluya.
ndashaka kuvuga ibintu bikeya tugasenga kandi Imana imfashe mu izina rya Yesu. Iyi zaburi ya 22 ni zaburi ya Dawidi. Dawidi afite ibintu bitatu bikomeye Imana yakoze mu buzima bwe bitari rusange, bituma imibereho ye igira umwihariko mu Mana. Kandi naje gutekereza buri wese uri hano ubuzima bwe ni igitabo kibitsemo ibintu bitandukanye by'urugendo yagendanyemo n'Imana. Ikintu cya mbere ndabivuga nitonze, ndavuga bitatu byonyine. Imana yamukuye ku iparato y'intare n'idubu. Imana yakuye Dawidi ku iparato ari mu ishyamba, yabanaga n'intare n'idubu. Murankurikiye? Ariko amaboko y'Imana abana nawe. Intare ntizamushyikira, ntizamurya, Imana iramurokora imuvana kuri iyo parato. Icyo ni icya mbere kibitse mu buzima bwa Dawidi. Icya kabiri ndabivuga nihuse kugira ngo ngere ku cyo nshaka kubabwira. Icya kabiri, Imana niyo yarwaniye amavuta ya Dawidi, ntibayayobya ngo bayasuke ku wundi. Murankurikiye? Dawidi baje gutoranya umwami, ni inkuru ndende muzi, basanga adahari kubera ko ise ntabwo yari yamutumiye muri gahunda yo gutoranywa k'umwana ngo ahinduke umwami kwa Yesayi. Ariko Imana yakurikiranaga Dawidi, inakurikirana izo gahunda zose kugeza ubwo batoranije mu bana 7 bose babura n'umwe. Mwibuka basomye Bibiliya, Dawidi yari mu ishyamba atari mu gitaramo, atatumiwe, ariko Imana yari kumwe na Dawidi mu ishyamba. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ikomeza gukurikirana Samweli ngo atayobya amavuta ye. Bibiliya iravuga ngo uwo mwanya bamaze kubura uwo batoranya, Imana yongorera Samweli, abaza Yesayi, aramubwira ngo Yesayi we, nta wundi mwana usigaye? Aramubwira ngo harundi uragiye intama. Nubwo kuri Yesayi abarurirwa mu byasigaye, ariko imbere y'Imana, Imana imuha agaciro. Ndashimira Imana, haleluya. Ndashimira Imana ko Imana iduha agaciro. Murankurikiye? Bibiliya iravuga ngo Imana yongorera Samweli, abwira Yesayi, aramubwira ngo ntabwo tujya ku meza Dawidi atarahagera. Bibiliya iravuga ngo bajya kumuzana, ntiyari yihezuye, ntiyari yakarabye, ariko Imana izi impamvu atihezuye kandi atakarabye. Bibiliya iravuga ngo Imana yongorera Samweli, iramubwira ngo musukeho amavuta niwe. Bamusukaho amavuta atari uko babishakaga. Murankurikiye? Ahubwo bamusukaho amavuta kuko Imana yanze yuko bayobya amavuta ye y'ubwami. Ndashimira Imana, haleluya, ko Imana yagiye ikurikirana ibintu byacu niba biyobye. Imana ihabwa icyubahiro. Ndashaka kwihuta. Icya gatatu, Yesu ashimwe, haleluya, haleluya. Icya gatatu arabivuga mu yindi zaburi, Imana yamukijije amaboko y'umwanzi ukomeye. Dawidi yagize ikibazo mu buzima. Umugabo witwa Sawuli aramwanga, yajya mubona kumva ubuzima bwe burahindutse, aramwanga cyane. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ikintu cyiza, riravuga ngo Imana ibana nawe muri urwo rugendo rwo kumuhunga, akamukwepa akamuhunga. Igihe kigeze Imana iramumukiza, imwimika ku ngoma. Ageze ku ngoma rero ashaka gutanga igisobanuro cy'impamvu babona ashimira Imana. Aravuga ngo kuri wowe Mana niho ishimwe ryanjye rituruka. Ni nkaho yakavuze ngo iyo ataba wowe, uwo ndi uyu munsi ku ngoma nicaye, abanyubaha bose ntibari kunyubaha. Reka mbabwire amagambo makeya. Ishimwe rituruka mu kuzirikana. Iyo umuntu atazirikanye ntashobora gushima, ntashobora no kumva n'ibyo abandi bashima. Njyewe rero uyu munsi ndashaka kuvuga ishimwe dufite riruta andi mashimwe yose. Kuko ishimwe ry'ibyo kurya, ibyo kunywa, twarashonje, twambaye amakote, twarize,
tuvuga icyongereza n'igifaransa, munsi y'ubutayu bwa Sahara tubihuriyeho. Munsi y'ubutayu tubihuriyeho bwa Sahara. Kuko sinibaza ko ugeze muri Suwede ugashimira Imana ko ufite imyaka 30 urangije kwiga kaminuza bakubaza iyo wabaga. Ndashaka gukosora ikintu gitoya, dusenga Imana. Sinibaza ko ugeze muri Norvege ushobora gushimira Imana ngo nashimira Imana ko yampaye ibiryo. Yo bakubwira bati umucere twawutangiye 8 na kangahe, warakerewe Paul. Ariko dufite ishimwe twihariye, ni ishimwe rurutandi. Niryo nshaka kuza kuvugaho. Yesu ashimwe. Haleluya. Ishimwe dufite rirenza andi yose. Kuba dufite amazu, kuba dufite ibyo twambara, kuba tuvuga icyongereza neza, kuba dufite akazi, dufite kontra, ni byiza kuko si rusange. Ni Imana yabikoze turabizirikana. Ariko mpagaze aha n'amaguru yanjye abiri, ndashaka kubatangariza bene data ko dufite irindi shimwe riruta andi mashimwe ritari rusange. Nuko Kristo yamanutse mu ijuru akaza akigira umuntu, agaca bugufi, akamanuka, ntiyanga urupfu rwo ku musaraba. Amaze kuzuka aravuga ngo birarangiye. Jean Paul waruriya aramfata, arancomokora, ancomeka mu Mana. Sinyibarurirwa iwacu, nitwa umwana w'Imana. Ngiryo ishimwe riruta. Mutangiye kunyumva? Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe. Reka mvuga ibintu bikeya. Icyambere, Yesu yadukijije dayimoni zatuzengerezaga zigatuma tuzengereza n'abandi. Yadusibye kuri ayo mariste. Muvuge ngo yadusibye kuri ayo mariste. Haleluya. Ayi wenda fashishwe. Yadukijije dayimoni zatuzengerezaga zigatuma tuzengereza abandi. Murankurikiye? Adusiba kuri ayo mariste. Niyo Pawulo avuze ngo nubwo nabanje kumanya munyarugomo, nutukana, nurenganya, ngo ariko Imana yarambabariye. Mu bintu twagiriwe n'Imana bihambaye kurenza ibindi, ni imbabazi twaherewe ku musaraba. Ayiwewe. Haleluya, 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 haleluya. Reka mabwire ibintu bikomeye. Icyambere, nimubona mwese ko ibiciro byazamutse ku masoko, ndashaka kubibutsa yuko mutakibarurirwa iwanyu, tubarurirwa kuri liste y'Imana. Imana ifite ubushobozi, murangurikiye, bwo kutuzamurika duhuza n'ibiciro bigezweho. Kuko ntabwo dutunzwe n'inaha, ahubwo dutunzwe n'iwacu. Niyo mpamvu bavuga ngo ibiciro birazamuka, Imana ikavuga ngo nzagutunga. Ntabwo tukiri hano. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndashaka kubamenyesha aya makuru. Muri mwebwe nibaza ko murimo mwumva ijwi ry'Imana. Baravuga ngo ibiciro birazamutse, intambara ziri kuba, ahubwo Imana akaba ari gutangira kugusezeranya ibyo abandi badatekereza. Muzi icyo bisobanuye? Ntabwo tukibarurirwa inaha, ntabwo ibidutunze ari iby'inaha. Niyo mpamvu mu ijuru nibavuga ngo tubeho tuzabaho, nibavuga ngo ntitubeho tuzagira gute. Haleluya. Kandi niba dusezerera bafite ahandi bazatujyana harutaho turi uyu munsi. Dufite ishimwe rutande, ni ukubera Kristo Yesu. Haleluya, haleluya bene data. Natangaye ndimo ntegura aya makuru. Abantu mwese mutubona inaha, murimo muranyitegereza ahantu ndi. Uyu mubona ni Jean Paul w'inyama n'amaraso. Nge ntabwo mbarurirwa inaha. Kandi umwuka akavuga ngo ntabwo barurirwa inaha. Muzi impamvu bibabwira? Pawulo yandikiye Abefeso mu bice 2, aravuga ngo namwe yarabazuye. Muranyumvise? Ubundi urupfu rurimo ibice 3. Urupfu rurimo ibice 3. Hari igihe umuntu apfa ahagaze, aricyo bita kwicwa n'icyaha, kubera ko umuntu asambana, agikora ibyangwa n'amaso y'Imana, atazi Yesu. Bibiliya igaragaza ko umuntu aba yarapfuye. Hari n'urupfu rusanzwe, n'urupfu nyine rufata umuntu uwo ari we wese. Kandi icyo nakundiye uriya protokole w'urupfu, iyaje nta bisobanuro wamuha.
ntushaka kumubwira ngo ngiye narangije kwiga muri Kista, arakujyana. Muzi ikintu gitangaje nabonye, murimo muranyumva mwese? Iyo agutwaye n'uwagukundaga, iyo bagiye gukaraba yibuka kanywa Fanta Citro. Abanyarwanda n'abana beza, ndetse niyo bagerageje kubwiriza ntibarye, iyo bariye bavana mesheke. Muzi icyo bisobanura? Wagiye, tugomba kwirwanaho tukirundarunda kugira ngo tubone ubuzima. Urwo rero ni urupfu rwa kabiri. Urupfu rwa gatatu ruzabaho nyuma y'izo mpfu zose. Murangurikiye? Icyo Kristo yadukoreye kwishimwe rirutandi, ntabwo tuzarupfa, nta nubwo tuzatumirwa muri gahunda yarwo, tuzaba turi mu bundi buzima. Haleluya, haleluya. Kristo Yesu yadukije urubori rwabyo. Uyu munsi turi abana b'Imana. Reka babwire ibintu bikomeye, dusenge. Nari mbabwiye ngo undeba ambona indo. Simumbona sindi hano, mukanya natangiye Kigali wanjye, muzambona n'ahandi mbwiriza, ariko ndashaka kubamenyesha ko ntahari. Ntabwo ngiye mpari. Ndashaka nabariya mu ndebe neza, ntabwo ngiye mpari. Icyo mubona ni uyu mubiri uri kubyara inyungu z'ubwami. Umunsi umwe muzambura. Murangurikiye? Paulo yavuze ngo iki ku Befeso? Yaravuze ngo namwe yarabazuye, mwebwe abari bapfuye munsi y'ibyaha n'ibicumuro. Ageze hepfo aravuga ngo kuko Imana ari umutunzi imbabazi, yabahinduranye bazima na Kristo. Murangurikiye? Ngo atuzurana nawe turi muri Kristo, ntabwo ari hanze ya Kristo. Ngo amaze kutuzurana nawe, ngo turi muri Kristo mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu ibiduhiga bitadufata, kuko biturasira inaha, nyamara turi muri Kristo mu buryo bw'umwuka. Ibidushaka biduterera inaha, turi muri Kristo mu buryo bw'iki? Haleluya. Iryo ni ishimwe rikomeye, ntabona uburyo mbasobanurira. Turi inaha mu buryo bw'ibifatika, ariko mu mwuka twaragiye. Muvuga ngo twaragiye. Ikizaba ni ugukanda imbarutso. Haleluya. Kandi yaza mu gicuku, yaza no ku manywa, yaza no mu gitondo, ariko tuzamwumva. Haleluya. Reka mvuge icya kabiri, kandi mukwiye kugishimira Imana mwese. Nagize umushaho kubona abaririmbyi benshi hano, kandi bose abenshi tuziranye. Yatugabiye umurimo we. Ndashaka kuvuga ibintu bikomeye nihuse. Ntabwo Imana inaniwe kuza kubabwiriza, yaza yikwije, izanye n'imbebe ebyiri yahaye imbaraga zingana nuko mungana, zababwira mukumva. Iyo mpamvu mu mutoya ugera mu muntu akivuza malaria, akaryama ku gitanda agatitira ari umuntu w'umugabo. Bene data, ntabwo Imana iduhamagariye kuyikorera kubera ko yananiwe, cyangwa ivuye mu bitaro muri CHK ikeneye abayifasha. Ntabwo Imana ishaje ku buryo ikeneye umusimbura. Mbabwira icyatumye bikora, Bibiliya igaragaza ko ari serivisi z'ubugiraneza yatwegereje. Mwese muri serivisi z'ubugiraneza. Muranyumvise? La trompete, izi ni serivisi z'ubugiraneza. Yewe ndafashishwe. Muzi impamvu ari serivisi z'ubugiraneza? Yaravuze ngo umuntu nankorera. Ayaya. Umuntu nagira gute? Umuntu nagira gute? Data azagira gute? Haleluya. Umuntu nankorera, ntabwo ari kubusa, ni serivisi z'ubugiraneza. Shando tako tolese nawa. Kubura umudiyakoni, kubura umunyamasengesho, kubambwiriza, kubura umuririmbyi, nta Imana yaduciye kuko irabishoboye. Murangurikiye? Ntabwo Imana igira reference, ntabwo igira umuntu ifatira icyitegererezo. Nta muntu Imana igira ifatira icyitegererezo. Kubaririmbyi ntabwo Imana ireba Joyous Celebration, ngo irebe Maverick City Music, ntabwo ireba Zimpleze. Ni Imana yakwiririmba. Muri Yesaya 45:5 iravuga ngo ni ngewe Uwiteka izi kwiramya. Nta yindi Imana ibahuratse ngewe, ni Imana izi kwivuga. Igitumye rero duhamagaye, muvuga ngo ni serivisi z'ubugiraneza. Bituma noroha. Bituma ngize gute? Kubera ko inyuma y'upfuye
hari undi muzima Imana ifite muri za serivisi z'ubugiraneza. Hari ukuntu umuntu afatisha akantu ngo amavuta yazamutse, ngo muri muranyumva? Oya, ntabwo yazamutse oroha, ni serivisi z'ubugiraneza. Abakristo muranyumva? Ngo ngiye ngo ntaririmbye, ngo ntakoreye Imana, ngo ntavugiye Imana ngo yabimpombye. Ntabwo yabiguhombye, Imana ishoboye kubyikorera. Izi ni serivisi z'ubugiraneza. Ayiwe, ndafashijwe. Hari ibintu nshaka kubabwira bikomeye, mu ndebe hano. Turi mu mashimwe. Bibiliya mu gitabo cyo Kuva, Imana yaravuze ngo ni munkorera. Mwebwe ni munkorera gusa, nzakura indwara hagati muri mwe. Urumva ni serivisi y'ubuvuzi mu murimo w'Imana. Aba bakristo baranyumvise? Muranyumvise? Urumva nidukorera Imana, hari serivisi z'ubuvuzi tuzahurira nazo mu murimo w'Imana. Ntibidusaba kujya Kabgayi, ntibidusaba kujya kuri centre de santé, nta clinique irimo, gusa ni ugukora. Waba uri mu murimo ukumva ijuru riranzuye ngo yewe Jean Paul, indwara ziraje, haje ibyorezo, ariko ngo uteye urukingo mbere. Haleluya, haleluya. Mundebe hano babwira ikintu gikomeye. Ngewe ndi igihamya gihagaze imbere yanyu. Aba hano baranze, nshobora kuvuga amasaha 6 naruhutse. Nimurebe urubavu rwanjye, aka gataye keza kameze nk'akabamisi, ntabwo karimo ibinure byinshi, ariko kurwara kwanjye ni gake. Ntushaka kumbona narwaye, kandi ibyo bintu Imana yabyanzuye ndi mu murimo. Twarakoze, turakora, turabyina, turayihendahenda, turavuga. Ngiye kumva numva mu ijuru baravuze ngo wi Jean Paul, kubera ko dushaka kukubyaza inyungu, dufashe icyemezo. Hari indwara zitazakugeraho kuko zatuma bidindira. Tuguhaye imbaraga, nubwo naba nananiwe meze gute, mfa gushyira amaguru hasi ku gitanda, numva imbaraga zise ziza. Haleluya. Nimunkorera, nzakura indwara hagati muri mwebwe. Shandota ko atolese nawa, ndizera nashidikanya ko korari Gosheni, kubera ko mwasohotse na yote, birashoboka ko muri mwebwe hari indwara Imana yavanyemo. Haleluya. Icya kabiri Imana yavuganye nabo, yaravuze ngo nzabarinda ntimuzapfa mukenyutse. Donc iyo dukorera Imana, twihuza na serivisi zo kurama. Ntabwo dupfa igihe cyacu cyo gupfa kigeze, kuko si urupfu rufata umwanzuro. Ikorana natwe, igendana natwe, iri kumwe natwe, murangurikiye, idukoresha, niyivuga ngo ngwino mwana wanjye, tugaherekezwa umwuka avuga ngo ye baruhuke imiruho n'imihati yabo. Nimukorera Imana, mujye mubaseriye, mujye mufungiramo, niho honyine mwahurira na serivisi zo gupfa mudakindutse. Turarama ukarama. Imyaka yanjye nzayimara ntakenyutse, nzataha igihe cyanjye cyo gutaha kigeze gute kigeze. Abasomye igitabo cya Daniyeli mu bice bya nyuma, Imana yaramubwiye ngo Daniyeli we, uzajya mu mugabane wawe amahoro. Mu ijuru bajya bafata umwanzuro, kubera ko umuntu yakoreye Imana neza, bakavuga ngo uzapfa utagize gute. Tuvuge ngo amen. Haleluya, haleluya. Nanezerewe Jean Paul. Muzi ikindi cya gatatu, Imana yaravuze ngo nzabarwanirira nkoresheje intwaro zidasanzwe, ndetse izanamo na terime yitwa amavubi. Amavubi ntabwo ari amavubi yayandi muzi, ahubwo ni systeme, ni imikorere y'Imana igereranywa n'amavubi. Murabyumvishe? Nukuvuga mu ijuru bagira imikorere yo kuturwanirira bakoresha ibijya gusa n'amavubi. Si amavubi asanzwe. Icyo bashatse kugaragaza, harimo ubumara, harimo kuba byarwanira hariho hose. Umuntu wakoreye Imana ntabwo intambara ze zimera nk'iz'undi muntu, ahubwo Imana iturwanirira ikoresheje izi ngabo zidasanzwe. Kandi Imana ikavuga ngo ntabwo nzemera ko mugenda imbere, ahubwo nzohereza igitinyiro cyanjye kiba giheye. Ariko Mana urahambaye, twakomeye Imana amashyi. Haleluya, haleluya, haleluya. Paulo rero avuga ngo ndashimira Imana kuko yangabiye umurimo. Ndeba hano hari ibintu ushaka gukura muri mwebwe, nashaka ko ari byo nsorezaho. Nta fotokopi ibaho mu murimo w'Imana.
buri wese ni original. Ndabona abantu batanyumva, ndashaka kubivuga nitonze. Mu ndebe hano mwese, nta fotokopi ibaho mu murimo w'Imana, buri wese ni original. Murankurikiye? Niyo mpamvu ura mu murimo w'Imana hari utuntu tubiri, nta kiruhuko kizabukuru cyabo. Mu kazi bazakiguha kubera ko wasinye kontra, ariko nibigera ku murimo w'Imana no ku myaka 90 upfa kuba ugihumeka, no retirement, nta kiruhuko kizabukuru kihaba. Imana irashaka no mu myaka yo gukecura no kumwe gasaza bukukuri kukomeza gukora ibyo ushoboye, ukaririmba bitaryoshye, ukaririmba bitashimishije, ariko ukaririmba. Imana irashaka gukora ritime itaryoshye itameje nk'iyabara abajene, ariko ugakomeza ukayikora kubera ko nta kiruhuko kizabukuru gihari. Imana yishimira kukubona uri original mu murimo w'Imana. Tuvuge ngo amena, twongera ngo amena, haleluya. Nta kiruhuko kizabukuru kibaho mu murimo w'Imana. Mbabwira icya kabiri cyantangaje, nta wasimbura undi ngo umubyizi bawumwandikeho, nta ubaho. No kuvuga muri korali na yoti niba hari wasibye, ntago bari bufata umuntu wakoze ngo babyandike ko wasibye. Mu kazi gasanzwe umuntu ashobora kugukorera bose atabimenya bakazaguhemba ukwezi kurangiye, ariko nta kintu na kimwe kibaho gisimbura wowe. Rero mu murimo w'Imana nta fotokopi haba. Muranyumvise? Nta fotokopi igize gute? Niyo mpamvu buriya kwigira ku bandi ni byiza, ariko kugendera mu ngendo y'undi ni bibi. Ndabona ukuntu mu ndebye, nanjye kambe cecetse gato mubanze mu ndebe. Prince, kwigira ku bandi ni byiza, ariko kugendera mu ngendo y'undi sibyo. Nk'umuje hano nkavuga ngo amavuta araje, amavuta aramanutse, yatakire. Ubwo wenda ndi kwigana uwo mushobora kuba mutekereza uri famous. Ni amakosa akomeye. Imana ikeneye icyo twita mu Gifaransa diversité y'utwo turabo twose mu murimo w'Imana. Ikeneye wa wundi uzi gukora ritime ujya imbere, ariko ikeneye na wa wundi utayizi ujya inyuma akajya kubita abadayimoni b'inyuma. Kubita dayimoni, icy'ingenzi ni uko utagira ishyari, kuko aho Imana yanshize harandyoheye. Sinaririmba ngo mpanure mbwirize, aho Imana yanshize ndanyuzwe. Umuhamagara Imana yampamagariye ngiza gute? Ndanyuzwe. Ntawe nkompeta nawe, nawe mpangana nawe. Kwigira ku bandi ni ngombwa, ni byiza kwiga, ariko si byiza kugendera mu ngendo y'undi kuko biravuna. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Yatugabiye n'umurimo we, tuvuge ngo amen, haleluya. Yesu yarakoze kutugabira umurimo we. Kansoreze ku cyanyuma dusenge, aricyo cya gatatu. Ndashimira Yesu kiyo tumaze kugera muri we atangira no kuduhuza n'ibikenerwa shingiro twabuze. Ntago munyumvise? Ndashimira Yesu kiyo duhuye nawe atangira kuduhuza n'ibikenerwa shingiro twabuze. Hano nabonye abantu banzi twanabanye. Ngewe data n'umusirikare kuva ku myaka 19. Nta munsi numwe arambwira ngo I love you, kuko nawe ntayo yabonye. Icyo yumvise n'urusaku rw'imbunda kugeza ku myaka 55. Urumva uwo muntu akina? Ariko mpuye na Yesu, reka mabwire ikintu cyantangaje. Mpuye na Yesu, hari umunsi twari twamutaramiye kweri. Imbaraga z'Imana ziramanuka. Ngiye kumva numva ijwi ry'umugabo mwiza. Ambwira mu Cyongereza, arambwira ngo Jean Paul I love you. Numva ihereye mu mano irazamuka ikamuramo, murankurikiye, za I love you zose nabuze, ku buryo ubu nanjye nsigaye ntanga I love you. Ndashaka gusoreza ku kintu gikomeye, muze kunkurikira neza. Yesu afite n'imbaraga zo gutangira kuduhuza n'ibikenerwa shingiro. Hari abantu ngenzi Imana yagiye ikiza inzara z'umutuku. Buriya hari inzara y'ubururu, hakaba inzara y'umuhondo, hakaba n'inzara y'umutuku. Zose ziratandukanye.
inzara y'umutuku cyangwa famine rouge mu gifaransa ni ya yindi usonze ugategereza gupfa, ureba ibintu byose ukabona byabaye umutuku. Sinza kubitindaho. Inzara ya kabiri ngira ngo nazo murazizi, ni cyagiye ubaho ubuzima ugaterwa n'inzara ikagutera uruzerero, ukajya wihamagazwa abantu, uriyo ngo ngusure, wagera ugasanga ni televiziyo bacometse ntibakwitayeho ikajya ikurya, ugahamagara undi ngusure, ni inzara itera uruzerero. Muvuge ngo nimbi. Tuma abana bajya gushaka akazi ko mu rugo aho badafitiye urukundo, bose akajya amubwira, muri mwebwe nta bantu bakoze akazi ko mu rugo, no muri tena bashaka kuba bahari, ariko ndashimira Yesu iyo tugeze muri we aducomokora muri ibyo bintu, afite ukuntu acomokoramo agatangira kugusezeranya kuzigaburira, utazongera gukorera umuntu. Ni byiza gukorera abantu igihe cyose Imana ibyemeye, ariko hari igihe inzara itera uruzerero, umubyeyi akajya gucumbikisha abana akabajyana, akavuga ati cumbika kwa runaka nawe kwa runaka, nubwo baba batabashaka, akavuga ati mujye mwisetsa boss nataha. Ukiyigisha guseka abo boss bo muri urwo rugo batashye, mama akabibigisha akababwira ati naza uriya mu boss avuga nabi, jya ugerageza useke, nubwo yaba atabishaka nakubwira ati urasekera iki, mubwira uti boss ndishimye. Ntabwo muri kunyumva, ndumva ndi hafi gusoza. Indi nzara ya nyuma muvuge ngo nimbi, inasenye ngo ku bantu abapasiteri barayizi. Umugore n'umugabo bubatse urugo, iyo bose bayishonje imyaka 3 ya mbere, imyaka 5 ya mbere iba ari intambara. Ni igihe umuntu abaho ubuzima akazarinda ajya kuba ku rugo atarahaga n'umunsi n'umwe, arya ibiryo bigeze. Iyo mugeze mu rugo bisaba ko umugore ava ku isukari burundu nk'imyaka 5 ya mbere, kuko umugabo abamucunga avuga tushyizemo byinshi. Bisaba kuva ku nyama iyo utazivuyeho n'urushyi warurya. Reka mabwire ikintu gitangaje, ndashimira Kristo. Ni ya nzara umuntu rimwe na rimwe iyo atarava mu myaka usanga bamwemerera fanta imwe mu bukwe afite indigeriye, iya kabiri akayishyira mu maguru arwana ahuma, ndira kubwiye ko nkwima naratwereye toka akishyiramo hano. Yarasonje ku rwego abaho ubuzima bwe atarahaga mayoneze, mureka abanza yirye ajya ashyiraho yumve ko isharira. Niba ari sukari mureka ashyiremo abanza yumve ko isharira yihaga, kuko yarasonje, umutwe urasonza, imitsi irasonza, ubwoya burasonza, amana arasonza, ahantu hose hari inzara. Ariko ndashimira Kristo Yesu ko iyo duhuye nawe ahita gucomokora muri ibyo bihe bya kera, akagucomeka muri we, akavuga ngo mwana wanjye nzakugaburira uryo uhage. Babwira akantu nakunze, Yesu ashimwe. Haleluya, 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 haleluya. Muzi ikintu cya mbere akora, aguhuza n'ibiryo bigezweho icyo gihe. Noneho kugira ngo ace amazimwe y'umutima wawe, ukarya kweri kugeza ubwo uvuga uti narabihaza. Baguhamagara kujya kurya ukavuga uti ndacyari kuri computer cyangwa ndacyafite ibindi bintu ndeba. Ndashimira Yesu ko iyo duhuye nawe hari bikenerwa shingiro atuha. Babwira ka kabiri, ku musaraba, abasomye inkuru zo ku musaraba, yabwiye Yohana ngo dore mama wawe. Murangurikiye? Abwira na Mariya ngo dore nyoko. Muzi icyo bisobanura? Dore umwana. Iyo twakishijwe, nubwo twaba tudafite umubyeyi n'utwemera, Imana iduhuza n'ababyeyi, itangira kubwira ngo dore mama wawe. Murangurikiye? Dore mama wawe, ukabona n'abana. Nta ncike yakijijwe ibaho, ahubwo usanga ufite abana benshi. Kuwa mbere ugasanga ufite umwana, kuwa kabiri ufite umwana. Ndashimira Yesu ko umusaraba uduhuza n'aba, uvana mu bwigunge, uvana mu burwayi bwa solitude, ukaguhuza n'abantu. Imana ihabwe icyubahiro. Reka mvuge icyanyuma dusenge. Yesu ashimwe. Haleluya, 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 haleluya. Akanyuma ngiye kuvuga muvuga ngo karakomeye.
ni abantu babayeho ubuzima budahabwa agaciro. Ugahura n'abantu babi bakubwira amagambo ari toxique yangiza, bakakubwira ngo dore umusatsi wawe ukuntu umeze, ufite injwiri, uzi kugenda ugasa n'utambitse ibirenge. Buse bariya barimo baranyumva? Bakakubwira bati turakureba tukabona uri nyagupfa. Bakakubwira bati reba kuri igituza cyawe kimeze, giteye nka pome disi, imeze nk'ishaje. Hari abantu bazi kuvuga amagambo mabi, murangurikiye, bigatuma umuntu agenda nk'imware, nka zezengyure, yinjira mu rusengero ameze nk'imware, yajyana aramya Imana. Mwankurikiye na Yoti? Kwa kundi mwari muvuga ngo haleluya, hari umuntu utayikiriza kuko aracyari muri ibyo bihe. Mwatera ngo haleluya akavuga ati ntabwo ngewe ingenewe, ndi mware, ndizezengyure, naramwaye napfuye ubusa. Ariko icyo Kristo Yesu akora, mundeba mwese, haleluya, atangira kukubwira ko uri umwana. Amen. Arakubwira ngo mwana wanjye nkunda kandi nkakwishimira. Iryo ngiryo rikinjira mu buzima, ukumva ko ufite undi mubyeyi. Ukavuga uti nubwo data na mama batanyibuka, nubwo abo twavukanye batanyemera, ariko mfite umugabo wambwiye ko ndi umubyeyi. Mu yandi makuru, ufite ahantu baruye, ufite adresse. Ku handi ushobora kuba na adresse, ariko muri Kristo Yesu tubona adresse. Umuntu abona adresse, ubona umupapa mwiza ukubwira ngo mwana wanjye nkunda, nawe ukajya wikiriza ngo wi. Amen, amen, haleluya. Noneho mu gihe gito, ni nacyo nibusorezeho, iyo abonye bigukomeranye ahita kuzuza umwuka wera. Muzi umwuka wera intego ya mbere yayikenewe ni ukugira ngo twumve mudu yo mu ijuru tukiri mu isi. Utarawujyamo ntashobora kumva ijuru atararigiramo. Umuntu rero wuzuye umwuka wera, bene data bakundwa, atangira kunezerwa umunezero atigeze agira, arabohoka akajya yishimira mu mwuka. Byagera saa 9 Imana ikagusura ukumva biragufashe, utamina. Amina Donayi, amina. Urakoze mwami wanjye. Iyo twakijijwe, nicyo cyonyine kiduhuza n'ibikenerwa shingiro bimwe twagiye tugira gute tubura. Niyo mpamvu munyumve neza nsoze, umuntu utarakizwa muri iri teraniro wese azashima amashimwe ahura n'agace atuyemo. Ariko umuntu wakijijwe agira amashimwe aruta ayandi, kuko ntakorwa n'umwana w'umuntu n'amashuri n'ibindi, ahubwo akorwa na Kristo Yesu. Imana ihabwa icyubahiro. Nsoza, haleluya. Murangurikiye bene data, ngiye gusenga nsoze, dukomeze dushimira Imana. Mbabwira ikintu nakunze mu Mana, niyo Imana itarakora ikubitsa ijambo. Kandi njya mbibwira abarokore iyo ndi kwigisha nk'abiwacu Nyarugenge, nkabasaba buri wese kubaha undi, kuko ntabuze undi neza. Ushobora guhura na Yosefu mu gitondo arimo akoropa muri gereza, nimugoroba mugahura udafite uburenganzira bwo kumusuhuza. Bwira mugenzi wawe ngo ujye unyubaha. Nta muntu n'umwe muri twebwe uzi neza undi. Ko birira vanga ibyo Imana yibwira kutugirira si bibi, ahubwo ni byiza, kugira ngo itureme umutima bizaza hanyuma. Mu yandi makuru munyumve neza, nta muntu uzi undi uretse Imana yacu. Rero nakunze Imana cyane, mbibabwire nsoze mbibabwire. Haleluya. Twongere haleluya. Kongere haleluya. Kongere haleluya. Turi mu mashimwe, twongere haleluya. Nabonye abantu muri experience yanjye cyangwa inararibonye bafite masters umujyi wa Kigali unaniye batashye wabonye Amagabe. Mbona n'umuntu Imana yavuganye nawe muri 85 wimutse atarize. Kandi yimukaza mu mujyi. Mwitonde, niyo Yesu atarakora mu gihe umaze gukizwa, akubitsa ijambo.
arakubwira ngo humura nzakugirira neza. Kandi icyo namukundiye munsi y'ubutayu bwa Sahara, ntabwo ndabaza abantu baba muri Norvège ariko nzababaza. Iyo avuga ahera ku bikenerwa shingiro, ahera kunda. Aravuga ngo umwana wanjye nzakugaburira uryo uhage. Ku mukobwa aramubwira ngo nzaguha umugabo mwiza uzaguhake yababuzi wanyu. Yagera ku bagabo akavuga ati nzaguha akazi utunga urugo umugabo habi. Murankurikiye? Yagera ku bakozi b'Imana akavuga ati nzagusiga ubwiza nongere ngusige nongera ngusige. Yagera kuri kora akavuga ati ndabashyigikiye, nzabana namwe, nzabakomeza. Mwibuke ko atarakora, ariko dufite ijambo ryahanuwe riri muri twebwe rirushaho gukomera. Haleluya! Ni ijambo rirushaho gukomera. Twarihawe kubera iki? Kubera Kristo Yesu twakiriye. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Buri munyarwanda uri hano, buri munyarwandakazi afite umukoro wo gushimira Imana. Ariko twebwe abakijijwe dufite ishimwe riruta yandi, kandi ni byiza ko tubishimira Imana tukayibwira ngo Mana warakoze. Warakoze kumagakiza. Warakoze kundinda ibyanigaga. Warakoze kunshomokora iwacu mu myaka n'imikosha. Warakoze kumvana muri bwa bukene na bwa butindi. Warakoze kunshoboza nkiga. Warakoze kunyubakira urugo. Warakoze kumpa abana beza. Warakoze kumpa umwuka wo guhumeka. Ndagushima ko nari mu bitaro, ndagushima ko ngenda n'amaguru yanjye abiri, ndagushima ko nubwo ntagira imodoka ngira yo gutega, ndagushimira ko mfite imodoka, ndagushimira ko ngira peti. Murankurikiye? Ndagushimira ko mfite peti, ndagushimira ko wakoze ibintu bikomeye mu buzima bwanjye. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo twese duhaguruke dusenge kugira ngo bene data baze gukomezana twara umwanya munini. Dufite ishimwe riruta ndi. Twese duhaguruke, buri wese ahaguruke mu mwanya mu cyubahiro mbagomba. Ndashaka dufate isengesho ritoya twongere turishimire Imana. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu. Warakoze kutugirira neza. Iyo utaza ntabwo twari kuba twishimiye muri ibi byishimo. Nayoti ntibari kubaho, umuseke ntibari kubaho, iriba ntibari kubaho, Ebenezeri ntibari kubaho, amakorari ya hano yose ntiyari kubaho. Ntabwo bene data bo muri korera trompete bari kubaho. Iki giterane cyari kubaho. Nta mushumba, nta muvuga butumwa, nta muririmbyi, nta muyobozi wa gahunda, nta byuma. Ishimwe riruta yandi dufite. Turagushimira, 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 turagushimira kwemera isoni z'umusaraba ukemera kuducungura. Uyu munsi turi abana b'Imana, nubwo hari ibyo abantu badafite muri riteraniro, ariko turashima ko dufite ijambo ryahanuwe. Ni ijambo rirushaho gukomera, kandi hari umunsi rizabanduka. Bibiliya iravuga ngo umuntu ashobora kurararira, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Turagushimira ko watugabije umurimo, waducomokoye ku marisite twabarirwaga kera. Uyu munsi twitwa abana b'Imana. Mwami ndagushimiye. Ndagushimiye kubw'amashimwe watanze. Wahaye ababyeyi kubyara, wahaye abana kwiga, wakomeje ingo, wubatse abatari bubakitse, wakijije amarangamutima, wakomeje imfubyi. Iri teraniro rifite impamvu nyinshi zo gushima. Turagushimiye kuko wagiye utuvana ku maparato y'urupfu, wagiye udukuraho twamaze kuhagera. Intare ziteguye kurya, ariko amaboko yawe akaziburizamo, agahagarika kuturya. Turiho, turahagaze, turemye, dufite impamvu zo gushima. Niyo mpamvu tugukomeye amashyi muri iri teraniro. Ababyeyi bakuvugiriza impundu, bagushyire hejuru kuko uri umwami mwiza. Mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen. Ngiririmba nibutse iby'aya mafarashi yera, nami Yesu aturangaje imbere niye farashi. Uwo mwami atubereye uko mwiza kuruka. Haleluya bubati banze mama. Haleluya mana yacu amasi. Zamudu Messiah. Haleluya ma. Haleluya. Yaba warubisi, yaba wabimenyaga. Yaba warubisi, yaba wabimenyaga. Tuzaibu gizimudu,
igitego cyarinjiye, igitego cyarinjiye, haleluya. Reka tubyine intsinzi ya Yesu. Haleluya. Komera Imana yacu amashyi. Zaburi nshya. Dore ibuye abubatsi banze wa mana we, dore ibuye abubatsi banze wa mana we, Isiyoni ribaye rikomeza ifuruka. Dore ibuye abubatsi banze wa mana we, dore ibuye abubatsi banze wa mana we, Isiyoni ribaye rikomeza ifuruka. Dore ibuye abubatsi banze wa mana we, iryo ngiryo abanyamategeko bahinyuye, Isiyoni ribaye rikomeza ifuruka. Dore ibuye abubatsi banze wa mana we, dore ibuye abubatsi banze wa mana we, Isiyoni ribaye rikomeza ifuruka. Ndirimba nibutse ubw'Imana izabivuze, mu kanyanga ko guhumbya duhuriye ku bicu, dore Yesu atubereye ukomeza ifuruka. Dore ibuye abubatsi banze wa mana we, Dore ibuye abubatsi banze wa mana we, Isiyoni ribaye rikomeza ifuruka. ndirimba nibutse ya myaka igihumbi, tumanutse dukandagiye kurerayo no, uwo mwama atubereye ukomeza ifuruka. Dore ibuye abubatsi banze wa mana we, dore ibuye abubatsi banze wa mana we, Isiyoni ribaye rikomeza ifuruka. Ndirimba nibutse ya mafarashi yera, nami Yesu aturangaje imbere niye farashi, uwo mwama atubereye ukomeza ifuruka. Dore ibuye abubatsi banze wa mana we, Dore ibuye abubatsi banze wa mana we, Isiyoni ribaye rikomeza ifuruka. ndirimba nibutse ya mafarashi yera, nami Yesu aturangaje imbere niye farashi, Yesu atubereye ukomeza ifuruka. Dore ibuye abubatsi banze wa mana we, Dore ibuye abubatsi banze wa mana we, Isiyoni ribaye rikomeza ifuruka. yaba warubizi, yaba wabimenyaga, Yaba warubizi, yaba wabimenyaga, yaba warubizi, yaba wabimenyaga, yaba warubizi, yaba wabimenyaga, yaba warubizi, wakwizera Yesu nawe, yaba warubizi, yaba wabimenyaga, yaba warubizi, yaba wabimenyaga, yaba warubizi, yaba wabimenyaga. dukomere Imana amashyi. Hey! Haleluya! Komera Imana yacu amashyi. Hey! Zamudu ni za Yesu. Haleluya man. Hallelujah. Hey! Yaba warubizi, yaba wabimenyaga, Yaba warubizi, yaba wabimenyaga, yaba waramenye umucunguzi wamumenyaga, yaba warubizi, yaba wabimenyaga. ayo mashyi, Na yawe, ayo mashyi, na yawe, ayo mashyi, na yawe, ayo mashyi, na yawe, ayo mashyi, na yawe. kumva amashyi. Amashyi yonyine. Hey! Ayo mashyi, Na yawe, ayo mashyi, na yawe, ayo mashyi, na yawe, ayo mashyi. na yawe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Komera Imana yacu amashyi. Turimbane ngo twaratsindishirijwe. Haleluya.
twaratsindishirijwe 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 na Kristo umwami Imana igitego cyarinjiye tuzahimbaza iyo Mana tugezenge kugupfa tuzayikuri ubwatsi twikorera mu mashyi tuzayimugiriza impundu kuko tuzaho yadukuye igitego cyarinjiye twikomera amashyi y'Imana Yesu we mwami wanjye baduteze iminsi bavuga ngo ntituzayikomeza none tukuri inyuma Yesu we turiho mwami nk'uko bishatse turagera ikirenge mu cyawe igitego cyari tugitangiriye inzira Yesu we mwami wanjye baduteze iminsi bavuga ngo ntituzayikomeza none dukuri inyuma Yesu we turiho mwami nk'uko bishatse turagera ikirenge mu cyawe igitego cyari amashyi kwa Yesu twaratsindishirijwe 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 igitego cyarinjiye nukuri umutwe turatuje muri Yesu nta mbogamizi ibyaha waruzi burya byari kera turi kumwe n'Imana ikiza iyo ducumuye turataka tuti Yesu we twasitara tugataka tuti Yesu we ati muhumure maze amazina igitego cyari nukuri umutwe turatuje nukuri umutwe turatuje muri Yesu nta mbogamizi ibyaha waruzi burya byari kera turi kumwe n'Imana ikiza iyo ducumuye turataka tuti Yesu we twasitara tugataka tuti Yesu we ati muhumure maze amazina igitego cyari dukomere Yesu amashyi twezwa n'amaraso y'Abeli cyangwa y'inkizi z'amahembe twegerejwe amaraso ya Yesu wiyitame avuga ibyiza kuruta y'Abeli tugitamba y'amafu ya Efa cyangwa inuma zinunguraho idutumbiriye amategeko yamanutse sina nanza apfa nzakira simbizi yo muri purigatori twaratsindishirijwe twaratsindishirijwe igitego tuzahimbaza iyo Mana tuzahimbaza iyo Mana tugezenge kugupfa tuzayikurira ubwatsi twikorera tuzayimugiriza impundu kuko tuzahora dukuye igitego cyarinjiye ku musaraba w'Igorogota
cyariciye dukomere Imana yacu amashyi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuzamure Yesu icyubahiro. Yesu yaranesheje ku musaraba. Uri umugiraneza, Mwami ntujya uhinduka. Hari abatakuzi ariko twe turakuzi. Hari abatakubona ariko twe turakubona. Hari abatakumva ariko twe turakumva. Uri umugiraneza, Mwami ntujya uhinduka. Hari abatakuzi ariko twe turakuzi. Hari abatakubona ariko twe turakubona. Hari abatakumva ariko twe turakumva. Uri umugiraneza, Mwami ntujya uhinduka. Hari abatakuzi ariko twe turakuzi. Hari abatakubona ariko twe turakubona. Hari abatakumva ariko twe tubiririmba twabonye Imana. Uri umugiraneza, uri umugiraneza. Haleluya, Mwami ntujya uhinduka. Hari abatakuzi ariko twe turakuzi. Hari abatakubona, hari abatakubona ariko twe turakubona. Hari abatakumva ariko twe tumuzamure icyubahiro. Haleluya. Ninde Mwami wahwana nawe? Nawe naze yerekane tumusenge. Ese niyihe Mana yadandaza inyanja zikabaho atari wowe rurema mubyeyi wawe? Ninde Mwami wahwana nawe? Nawe naze yerekane tumusenge. Asa niyihe Mana yadandaza inyanja zikabaho atari wowe rurema mubyeyi wawe? Umwami wacu turamuzi, tubiririmbane. Umwami wacu twe turamuzi. Ese wowe ukorera uramumenya? Umwami wacu turamuzi. Umwami wacu twe turamuzi. Ese wowe ukorera uramumenya? Umwami wacu turamuzi. Umwami wacu twe turamuzi. Ese wowe ukorera uramumenya? Umwami wacu turamuzi. Umwami wacu twe turamuzi. Ese wowe ukorera uramumenya? Uri umugiraneza, Mwami ntujya uhinduka. Hari abatakuzi ariko twe turakuzi. Hari abatakubona ariko twe turakubona. Hari abatakumva. Haleluya. Umva, na Mose yaramubonye. Mose yararagiye inama ku musozi witwa Horebu, maze abona igihuru kirimo kwaka mu muriro. Mose yararagiye inama. Mose yararagiye inama ku musozi witwa Horebu, maze abona igihuru kirimo kwaka mu muriro.
aratangara ati reka njye kureba, aratangara ati reka njye kureba ririya shano, maze ndebe impamvu yaryo, maze yumva ijwi rimuhamagara, maze yumva ijwi rimubwira riti Mose Mose ko turi inkweto zawe guhagaza. umva Imana yacu irihagije, hoya ntiyabura ukwibigenza, gikwereke ko hari Imana nyamana. Imana yacu irishoboye, hoya ntiyabura ukwibigenza, gikwereke ko hari Imana nyamana. Imana yacu ishobora byose, hoya ntiyabura ukwibikeza, ikwereke ko hari Imana ishobora byose, hoya ntiyabura ukwibikeza, ikwereke ko hari Imana nyamana. Tubirimbane twese, ntiyabura ukwibikeza, Hoya ntiyabura ukwibigenza, ikwereke ko hari Imana nyamana. mu bibazo byawe wowe yiringiye, Hoya ntiyabura ukwibigenza, ikwereke ko hari Imana nyamana. wowe yizere ni Imana nyamana. Hoya ntiyabura ukwibigenza, ikwereke ko hari Imana nyamana. Gira mugenzi wawe ntiyabura ukwibigenza, nikwereke ari Imana. Hoya ntiyabura ukwibigenza, ikwereke ko hari Imana nyamana. Hoya ntiyabura ukwibigenza, Hoya ntiyabura ukwibigenza, ikwereke ko hari Imana nyamana. umva tugiye kwizamura icubahiro, Hallelujah. turirimbane ngo ntiyabura ukwibigenza, ni Imana nyamana. Haleluya. Hoya ntiyabura, Hoya ntiyabura ukwibigenza, ikwereke ko hari Imana nyamana. twitegera amaboko, ni Imana nyamana. Hoya ntiyabura ukwibigenza, ikwereke ko hari Imana nyamana. Turirimbe n'amajwi yacu. Haleluya. Hoya ntiyabura ukwibigenza, Hoya ntiyabura ukwibigenza. tuyifitiye icyizere, yagiye ibana natwe mu bihe bitandukanye, yagiye twiyerekana Imana nyamana, twabonye ukuboko kwayo mu bihe bikomeye. Haleluya.